mwabonye match ya polisi uko yagiye mubona imbake n'ibindi ariko ibi ngibi byari personal kuvuga ngo kuko twavuze ngo perezida wa komisiyo arbitrage yegura ibi nibyo yakoze je kuwa ibi ni ibintu biri well orchestrated ibi ni bigaragaza ko federation yuzuyemo mafia umwanda n'ibindi twebwe dufashe decision nacyo ndangiriza ikipe tuyivanye muri competition with effect from today abakinnyi bacu bazakomeza gukora imyitozo tuzakomeza kubahemba ariko ntabwo tuzakina muri shampiyona nta kintu cyayigarura nta nubwo dushobora no kugaruka nubwo zaba imbuwe z'Imana kuko ibi ni umwanda ntabwo ushobora gukora ibintu mwabonye umupira twakiriye mwabonye effort twakoze arbitrage yaje iri briefed nibyo tuvuga niba tafite muri iki kibazo hari igihe abantu bazarwana hanze y'ikibuga these guys they are playing with emotions ibyo mu byumve wakubona ibintu nk'ibi ngibi ukavuga ngo ugiye gushyira amafaranga mu mupira none banashebeje na minisitiri waje kureba match birabihuza n'ibyagiye biba ku bantu nka ba Augustin abandi bagiye bagaragaza ko nshaka no kubimenya ariko ibya federation niba dakubura umwanda uri muri federation y'u Rwanda it's Olivier ntacufite you have a gang of mafia you have people who are rotten ibyo ndabivuze ushaka mpamagara ubu nta nicyo mbasaba I'm taking the team out none igihe byaramuka bikosotse cyangwa I don't care, I don't give a shit ibi ngibi ni umwanda it happened to police it happened to gorilla it happened twebwe rero ntabwo twinjiye we are getting out uzacontributing gute muri I don't need ni nkena kugura ikipe nzayigura handi kandi I think we got more value than this buri mwaka we pay more than 300 million mu bintu nk'ibi ngibi warize ukazana
you.